za ikaze kuri YouTube channel. Ngira ngo niba uri kureba filime Agahinda k'imfubyi, uri umwe mu bafana ba Kazuba ndetse na Derek mu rukundo rwabo. Ngira ngo iyi filime ni filime iri kurebwa cyane cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ikaba iri no mafilime atatu ya mbere ari kurebwa cyane hano mu Rwanda kandi iri gusohoka umunsi ku munsi. Icyo tuje kuvugaho, ntabwo tuje kuvuga kuri iyi filime, ahubwo ndagira ngo mwebwe mureba iyi filime umunsi ku munsi mumbwire ngo ese urukundo rwa Kazuba na Derek urabona ruzatsinda? Ese Sine we ibyo ari gutegura gukora bimeze gute, cyane ko uyu munsi ugeze kuri episode ya 66. Kuri 67 ngira mwayibonye, abayirebye nabo hari amakuru menshi bashobora kuba baduhereza. Gusa icyo nakubwira nuko iyi filime turimo tureba hari amasomo menshi iri kwigisha, ariko icyo nabanza kukubwira ati ese urabona Derek na Kazuba urukundo rwabo ruzatsinda? Gusa njyewe nk'umuntu uba warebye filime guturuka ku munsi wa mbere igitangira gusohoka kugeza ubu ngubu, mbona urukundo rw'abana bombi ruzatsinda, kuko icyabahuje ni urukundo, nta bindi bintu byinshi muri no filime birimo, by'umwihariko bijyanye no kuba harimo gukinisha amarangamutima y'umuntu cyane, umubeshya ko umukunda kandi utamukunda. Ikintu cya mbere dushima muri iyi filime ni uko umuhungu nka Derek ni umuhungu ukoresha ukuri cyane, ko mwabonye ko muri 66 yakatiye Sine kandi amukatira ari imbere ya nyina, abwiza Sine ukuri amubwira ati njyewe ntabwo ngukunda, nikundira Kazuba. Iri ngiri akaba ari irindi somo uyu mwana w'umuhungu yatangaga ku bandi bahungu, by'umwihariko nk'abantu usanga baba bakunze kuba batendeka abo bakundana. Ibi ngibi ni ibintu byagiye bigaragaza ko by'umwihariko iyi filime ari imwe muri filime zirimo urugero by'umwihariko. Hano urundi rugero rw'umwihariko rw'umwihariko urugero rurimo hano muri no filime ni uburyo ki umuntu ashobora kurera umwana ariko akamurera atari umubyara, ariko akamufata nabi by'intangarugero. Ibi ngibi rero bikaba bigaragazwa n'uko Kazuba abayeho mu rugo rwa Mukase. Ikindi kandi cyagaragaye nuko iyi mitungo uyu mugore yirirwa agiriramo uyu mwana nabi gutya, iyi mitungo uyu mwana yisigiwe n'ababyeyi be. Ngira ngo ababonye uduce twarangiye, hari agace kagaragayemo bavuga ngo ise wa Kazuba arabonetse. Ese ibi ngibi byaba ari byo? Cyane ko bavuga ko ababyeyi b'uyu mwana bombi bapfuye batagihari. Ibi ngibi rero akaba ari bimwe mu bintu byakomeje gucanga abantu, bavuga ngo bishobora kuba ari indi close igiye kuza muri no filime. Gusa ibiri muri no filime birasobanutse. Iyi filime rero nk'uko mubibona, ubundi iyi filime ni iy'uriya mubyeyi ukinamo Anne, akaba akina ari anti wa Kazuba, ndetse mwabonye ko ni channel yitwa Anne Films. Ni uyu mubyeyi wamamaye nka nyina wa Niyori, niwe nyiri YouTube channel, niwe nyiri iyi filime, ni uhemba aba bakinnyi bose bakina muri iyi filime. Ubundi iyi YouTube channel ku kigeranyo gihari YouTube itanga, bigaragaza ko iyi YouTube channel yinjiza guhera ku $2,000 ku kwezi kugeza ku $28,000. Bivuze ko iyi YouTube channel yinjiza hafi muri $35,000,000 mu gihe kingana n'ukwezi gusa. Nubumva bino bintu ntubyumve nk'ibihuha, ni ibintu byanyabyo, kuko umukinnyi wese ukora muri ino filime uyigaragaramo ndetse n'abakora inyuma yayo, aba bayandika, abayishutinga, abayitinga, nta mukinnyi n'umwe ukora muri iyi filime uhembwa amafaranga ari munsi ya miliyoni ku kwezi. Iyi ni filime irimo amafaranga menshi, kuko muri kubona ko iyi filime iri guca kuri filime yitwa Homeless Girl, iri guca kuri Press Vision twamenyereho kuri filime y'umukire w'umumiliyoneri zarebwaga $200,000 ku munsi. Ubu ngubu The Homeless Girl iri kurebwa $70,000 ku munsi, mu gihe filime ku munsi iri gukubita $110,000. Ubu ngubu gutya YouTube channel yabo yatangira ino filime imaze kugera mu 113 by'abasubscribe ubwo turi gukora kino kiganiro. Uyu munsi harasohoka episode ya 68 kuri season ya 2 kuri iyi filime Agahinda k'imfubyi. Ngira ngo abantu muyikunda muyitegeranyije urugwiro. Ese ko ejo byarangiye Sine ndetse n'umuhungu uri gushaka gutandukanya Kazuba na Derek, uwo muhungamo yitwa Yiva, ngira ngo muzi mwebwe muri iyi filime. Yiva ari kubaza Sine aho nyina yagiye, aho ntiyaragiye kumwereka ya mafoto ya Sine na Derek.
ndetse aya mafoto akaba ashaka no kuba yazayereka Akazuba. Ikindi kintu kiri muri ino filime ni uko uyu muhungu Yiva tutaramenya ibyo nyina yakorewe, ariko twumvisha avuga ngo nkurikije ibyo mwakoreye mama ntabwo namwe nteze kuzabahereza amahoro, namwe mugomba kuzabaho muhangayitse kubera ko ibyo mwakoze mugomba kuzabiryora. Ubwo ntabwo turamenya icyo aba bana azaba ari kubahora, ariko igihari ni uko filime Agahinda k'imfubyi uyu munsi ari soke episode ya 68 kuri season ya 2, akaba ariyo dutegereje. Reka tugereze turebe ngo biraza kugenda gute muri episode ya 2. Twabanye ndi Isa kuri Rwanda Rumu TV, kanda subscribe kugira ngo tutubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.